twongeye kubasuhuza abakurikiye Cobra Media TV. Twongeye kandi kubakira mu ijambo ry'Imana tugiye kuganira kuri uno munsi. Mbere yuko tuganira ijambo ry'Imana, reka tubanze twiragize Imana ize kudushoboza tuvuge ijambo ryayo nkuko bikwiriye. Wera wa Isiraheli, Imana ikomeye, Imana y'agakiza, twongeye guca bugufi imbere y'ubwiza bwawe. Tugushimiye ko udukunda, utwitaho, tumenyere bidukwiriye, kandi ikiruta byose wifuza kuduha ubugingo buhoraho. Uyu munsi tugushimiye ku mahirwe uduhaye kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana na bene data. Ndakwingiza kugira ngo ibyo dukora byose bize kuba ku bw'icyubahiro cyawe, kandi ufungure amatwi y'imitima yacu, ndetse ufungure n'amaso y'imitima kugira ngo tubashe gusobanukirwa neza iki jambo ryawe ritubwira. Mwami, igikomeye kiruta ibindi, turakwingiza kugira ngo Mwami uhindure imitima y'abantu, uhereze abantu guhitamo inzira ikwiriye, cyane cyane abatarakwizera, kugira ngo ubakure mu bwami bw'umwijima ubazane mu bwami bw'umucyo wawe w'umwana wawe ukunda, Mwami Yesu Kristo. Turakwinginze kugira ngo ubane natwe kuva dutangiye kugeza dushoje. Mwami, ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye, amen. Twongeye kubakira kandi bene data mu ijambo ry'Imana tugiye kuganira. Titre cyangwa se insanganyamatsiko tuza kuganiraho, turaganira ku kintu kivuga ngo nkore nte ngo mbone ubugingo buhoraho. Iryo ni ryo jambo tugiye kuganira. Tuvuze ngo nkore nte mbone ubugingo buhoraho, iyo tuvuze ijambo ubugingo buhoraho, ni ikintu abantu bose bashaka kubona, ari abizera Yesu Kristo, ari n'abatamwizera, bose twese tugamije kubona ubugingo buhoraho. Uzabireba cyane cyane ikimenyimenyi, nubwira umuntu ukamubwira ngo wowe ntabwo uzabona ubugingo buhoraho, azakurakarira, yumve usa nkaho umututse, cyangwa se usa nkaho umuciriyeho urubanza, bizababaza umutima we. Icyo ni kimwe mu bigaragaza uburyo abana b'abantu twese turifuza ubugingo buhoraho, kandi nyine birakwiriye ko twese twakwifuza ubugingo buhoraho. Niyo mpamvu bene data nazanye ijambo ry'Imana rivuga ngo ese nkwiye gukora nte kugira ngo mbone ubugingo buhoraho. Haleluya. Nubwo abantu benshi bavuga ati ntukambwire ngo sinabona ubugingo buhoraho, ariko hari ijambo ry'Imana ritubwira muri Yesaya igice cya mbere ku murongo wa 19 kugeza ku murongo wa 20. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu, ariko nimwanga mukagoma inkota izabarya, kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Amen. Haleluya. Bene data, natwe nitwemera tukumva icyo twagakwiye gukora kugira ngo tubone ubugingo buhoraho, tuzabona ubugingo buhoraho. Ariko nitutumvira, ubugingo buzaba kure yacu, ntabwo tuzabubona. Ariko mwene data, ikinzanye hano kugira ngo nongere nkwibutse ibyo wagakwiye gukora kugira ngo tubone ubugingo buhoraho, ububone nanjye mbubone, kuko nicyo nakwifuriza nanjye niyifuriza. Reka twihuse tuganire dusoma ijambo ry'Imana tudatinze. Turaza kuganira ku bantu babiri b'amoko abiri, cyangwa se bafite imitima ibiri. Iki navuze ni ikibazo umuntu wese, cyane cyane umukristo, yagakwiye kwibaza. Ukibaza ni iki nagakwiye gukora kugira ngo mbone ubugingo buhoraho. Ariko n'abatarizera nabo barakibaza icyo kibazo, ndabizi cyane. Ariko twese reka tuganire hamwe. Turabanza turebe umuntu washatse kumenya mu by'ukuri, ashaka kumenya icyo yakora kugira ngo abone ubugingo buhoraho, bimuvuye ku mutima, yabisabye bimuvuye ku mutima. Reka dusome tudatinze. Ijambo ry'Imana turarisanga muri Mariko igice cya 10 ku murongo wa 17 kugera ku 22. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Ageze mu nzira, umuntu aza aho ari yirukanka, aramupfukamira, aramubaza ati, mwigisha mwiza, nkore nte ngo mbone kuragwa ubugingo buhoraho? Yesu nawe aramubaza ati, unyitira iki mwiza? Nta mwiza keretse umwe, niwe Mana. Uzi amategeko ngo ntukice, ntugasambane, ntukibe, ntukabeshyere abandi, ntukariganye, wubahe so na nyoko. Aramubwira ati, mwigisha, ayo yose narayitondeye mpereye mu buto bwanjye. Yesu amwitegereje aramukunda, aramubwira ati, ushigaje kimwe. Genda ibyo ufite byose ubigure impiya, uzifashishe abakene, nibwo uzagira ubutunzi mu ijuru, uhereko uze unkurikire. Yumvise
iryo jambo mu maso he harahonga, agenda afite agahinda kuko yari afite ubutunzi bwinshi. Amen, haleluya. Iyi ni inkuru yanejeje cyane umuntu wari ufite umutima nk'uwo nanjye mfite, nk'uwo nawe ufite, yifuje cyane biturutse ku mutima. Ijambo ry'Imana aho ribigaragaza neza ngo yaje yirukanka asanga Yesu Kristo, kuko yari azi ko Yesu Kristo niwe wenyine ushobora kumenya icyo yagakwiye gukora kugira ngo abone ubugingo buhoraho. Araza yirukanka kugira ngo ataza kubura Yesu Kristo cyangwa se ngo asange Yesu Kristo amucitse. Aza yiruka, arangije aramupfukamira. Amaze kumupfukamira yamubaje cya kibazo nanjye nabaza mbonye Yesu Kristo, amase niki nagakwiye gukora kugira ngo ndagwe ubugingo buhoraho? Yesu nawe aramubaza ati wose unyitira iki mwiza? Impamvu yamubaje kino kibazo ni ukubera ko benshi bari bataramenya ko ari we mwiza. Bati umwiza ni Imana. Icyo gihe benshi bari bataramenya ko ari Imana, bari bataramwemera. Ariko yaramubwiye ati uza amategeko, amubwira amategeko. Amategeko Yesu yamubwiye ni bimwe nabyo mu byo yagakwiye gukora kugira ngo azabone ubugingo buhoraho. Yamubwiye bino bintu, amubwira ngo ntukice. Kwica, uwicana cyangwa se umwicanyi ntazajya mu bwami bw'ijuru. Ntugasambane, nabo ntibazajya mu bwami bw'ijuru. Ntukibe, ntukabeshyere abandi, ntukariganye, wubahe so na nyoko. Haleluya. Kubeshyera, ababeshyera abandi ntibazabona ubwami bw'ijuru, ntibazabona ubugingo buhoraho. Abana batubaha base na ba nyina, ubu ngubu hasigaye haraje urwango, haraje akumva ko umwana angana na se cyangwa angana n'umubyeyi we. Ibi nguwo ni umwuka uturuka kuri shitani ugamije kugira ngo abuze abana b'abantu kubona ubugingo buhoraho. Ariko Yesu Kristo, Imana ishimwe ko yaduhaye uno mwanya akaduhishurira kugira ngo tuganire, tukwereke ibyo udakwiye gukora kugira ngo uzabone ubugingo buhoraho. Haleluya. Uyu mwigishwa yari yaragerageje akora uko ashoboye, yubahiriza aya mategeko hejuru bari bamubwiye. Ikibigaragariza ko yayubahirije. Yesu Kristo nta kintu twamuhisha. Yesu Kristo ntabwo ajya areba iby'inyuma gusa nkuko ngewe mbona iby'inyuma byawe, ahubwo iwareba no mu mutima. Ijambo Yesu Kristo yasamubwiye ngo yaramwitegereje. Kwitegereza ntabwo yarebye inyuma gusa, ahubwo yarebye namo imbere muri we. Haleluya. Arangije ngo amaze kumwitegereza abona nyine yakoze uko ashoboye kandi yakoze neza, ameze neza, ahagaze neza. Ariko haleluya, amubona ikindi kintu kimwe. Haleluya. Yari yamaze kumukunda, amukundiye yuko yubahirije amategeko, ariko amubwira ijambo rimwe rikomeye nshaka ngo usurinyeho. Ijambo yambwiye ngo ushigaje kimwe. Haleluya. Ushigaje kimwe. Genda ibyo ufite byose ubigure, impiya uzifashishe abakene. Haleluya. Nibwo uzagira ubutunzi mu ijuru, uhere ko uze unkurikire. Haleluya. Ahantu Yesu Kristo yavuze ikintu kibabaza uno muhungu, kibabaza uno musore, kibabaza uno muntu wari uzanye umutima wo gushaka kubona ubugingo buhoraho. Ibindi byose yari yabikoze, ariko yari afite ikintu kimwe, cya kindi yarashigaje atifuzaga ko hagira ugikoraho ngo amubwire, kuko nicyo kintu atifuzaga kureka, nicyo kintu umutima atifuzaga kurekura. Haleluya. Ahangaha turabibona, ahangaha ku murongo wa nyuma 22, avuga ngo yumvise iryo jambo, cyangwa se uriya musore yumvise iryo jambo, mu maso he ngo harahonga. Ni nkuko naba ameze gutya ndi guseka, ariko bamaze kumubwira ijambo ahita asa n'ukanyaraje, mu maso he harahinduka, ngo agenda afite agahinda kuko yari afite ubutunzi bwinshi. Haleluya. Yari afite byinshi yatanga, ariko yanga ko hagira umuntu ukora ku butunzi. Nicyo cyamubabaje gituma agendana agahinda. Mu yandi magambo, wamubwira agakora ibindi byose, ariko uzamurinde gukora. Haleluya. Uzamurinde gukora ku butunzi bwiwe, ntuzabikore. Haleluya. Yesu Kristo abibonye ahita abona ko icyo kintu akoze ku kintu gikomeye. Mwene data, nawe hari icyo ufite ushigaje. Ahari ubugingo buhoraho burakwegereye cyane, ariko usigaje kimwe, kandi icyo kimwe cyakubuza ubwami bw'ijuru. Icyo kimwe cyakubuza ubugingo buhoraho. Ese si ugusambana? Ese si ishyari? Ese si ukwiba? Ese si ukubeshyera abandi? Wisuzume, ni wowe ukizi. Icyo kimwe gisigaye
ahari uyu yaragerageje, ahari wowe si na kimwe gusa, ahubwo ni byinshi, ariko icyo dukeneye njye nawe ni ukubona ubugingo buhoraho. Uyu munsi naje kukubwira icyo twakora kugira ngo tubone ubugingo buhoraho. Nabanje kubivuga bavuga ngo si abizera gusa, n'abatizera nabo barashaka kumenya uburyo babona ubugingo buhoraho. Tubirebe kandi muri Luka igice cya 10 ku murongo wa 25 kugera ku 28, aho umwigisha mategeko yaje ariko atazanye umutima wifuza cyane biturutse ku mutima wo gushaka cyane, ahubwo ngo yashatse kugerageza Yesu. Ariko nabwo Yesu yamubwiye icyo akwiye gukora. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana muri Luka igice cya 10 ku murongo wa 25 tugere ku 28. Ijambo ry'Imana avuga ngo nuko umwe mu bigisha amategeko ahagurutswa no kumugerageza ati, mwigisha, nkore nte kugira ngo ndagwe ubugingo buhoraho? Haleluya. Nawe aramubaza ati, byanditswe bite mu mategeko? Icyo uyasobamo ni iki? Aramusubiza ati, ukundishe Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose, n'ubugingo bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose, n'ubwenge bwawe bwose, kandi ukunde na mugenzi wawe nk'uko wikunda. Yesu aramubwira ati, unshubije neza, nugenza utyo uzagira ubugingo. Amen. Haleluya. Ijambo ry'Imana tweretse ko uyu yahagurutse icyo yifuzaga ni ukugerageza. Murabizi cyane abafarisayo, abigisha amategeko bose bazaga kubaza Yesu Kristo, akenshi atari uko bashaka kumenya, ahubwo bashaka kumva irimuvaho, bashaka no kumutega. Haleluya. Ariko nawe yavuze cya kibazo, yibajije ikibazo umuntu wese ukiriho yagakwiye kwibaza, kuko nta muntu utifuza kubona ubugingo buhoraho. Niyo mpamvu iyo bakubwiye ngo ntuzabona ubugingo, uba wumva basa n'abagututse, ukumva basa n'abagucira urubanza, mu mutima wawe wumva bitameze neza. Ariko hari icyo dukwiye gukora. Yesu nawe yamenye ko atashatse cyane kumenya icyo yakora kugira ngo abone ubugingo buhoraho, ahubwo abona ko ashatse kumugerageza. Yamukoreye iki? Amenya ko ari umwigisha amategeko, yahise amubaza, ashaka kureba uko yumva amategeko. Amase, ibyo ugisoma mu mategeko bikubwira gute? Haleluya. Yavuze nabyo ibyo dukwiye gukora. Mu mategeko birahari ibyo dukwiye gukora kugira ngo tubone ubugingo buhoraho. Haleluya. Yavuze ijambo rimwe aravuga ngo ukundishe Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose. Twite ku ijambo wawe wose, wite ku ijambo wose. Hari abantu bakunda Uwiteka, bakamukundisha imitima yabo, ariko itari yose. Bakamukunda ariko bikagera ahandi bakumva ntibashaka kurekura. Aramubwira ikindi ngo umukundishe kandi ubugingo bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose, n'ubwenge bwawe bwose, kandi haleluya, ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Haleluya. Iri jambo, aya magambo abiri yo gukunda Uwiteka ndetse na bagenzi bacu, niyo akubiyemo amategeko yose. Kuko nukunda mugenzi wawe ntuzifuza kumubeshyera, ntuzifuza kumuhimbira ikintu atigeze akora. Ariko bene data, ijambo ry'Imana avuga ngo mu gihe cy'imperuka hazazaho inzangano. Umubyeyi azanga umwana we, umwana yange se. Abavukana bangane, babeshyerane, baba bagome. Ariko icyo ni kimwe na cyo mu cyatubuza ubugingo buhoraho. Icyo ni kimwe mu byo dushobora kubura ubugingo buhoraho bitewe nuko twakoze icyo. Haleluya. Ariko Yesu Kristo yaramubwiye ijambo rimwe ati, uko bivuze, avuze ngo ukundishe Uwiteka umutima wawe wose, ubwenge n'ibitekerezo, imbaraga n'ubugingo bwawe bwose. Twite kuri ijambo, ntabwo ari igice. Uwiteka agushaka wese, ntabwo agushaka igice, agushaka wese. Haleluya. Imbaraga zawe zose arazishaka, ubwenge bwawe bwose arabushaka. Haleluya. Mwene data, urakenewe. Nukora ibi ngibi uzabona ubugingo buhoraho. Haleluya. Ibyo tuvuze hejuru ni bimwe mu byo wakora kugira ngo ubone ubugingo buhoraho, ariko reka turebe ibindi bisabwa kugira ngo tubone ubugingo buhoraho. Dusome muri Yohana igice cya 3 ku murongo wa 36, turaza kubona ijambo ry'Imana naryo ritwereka icyo twagakwiye gukora kugira ngo tubone ubugingo buhoraho. Dusome mu izina rya Yesu. Uwizera uwo mwana aba abonye ubugingo buhoraho, ariko utumvira uwo mwana ntazabona ubugingo, ahubwo umujinya w'Imana uguma kuri we. Haleluya.
hano tubonye ikindi dukwiye gukora gikomeye njya nifuza kubwira buri wese, cyane cyane abatarizera Yesu Kristo. Usabwa kwizera Yesu Kristo kugira ngo ubone ubugingo buhoraho. Haleluya. Turasabwa kwizera Yesu Kristo, ngo kandi nutizera Yesu Kristo umujinya w'Imana uzaguma kuri wowe. Ariko si cyo Uwiteka ashaka. Uwiteka Imana ashaka ko umukunda n'umutima wawe, umwizere, nawe azaza mu buzima bwawe, aze mubane. Haleluya. Twongere dusome kandi muri Yohana ibice 6:47. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ni ukuri ndababwira yuko uwizera ari we ufite ubugingo buhoraho. Iyi mirongo yombi dusomye ni kwereka niyo fondasiyo yo kubona ubugingo buhoraho, no kwizera Yesu Kristo. Dusabwa kwizera. Nimba utizeye mwene data, mu by'ukuri ubugingo buhoraho buracyari kure yawe. Ariko uyu munsi naje kubwira, igitumye nza kubwira uno munsi ni ukugira ngo haleluya ubashe kuba wahinduka, ubashe kuba wava mu mwijima urimo, uve muri uko kutizera kwawe, Yesu Kristo akumurikire, nawe ube muri uri amubare w'abazaragwa ubugingo buhoraho. Haleluya. Reka dusome ibindi bigaragaza cyangwa se ibindi dukwiye gukora kugira ngo tubone ubugingo buhoraho. Turaza kubona ibyo dukwiye kwirinda, ibyo dukwiye gukora twabibonye hejuru cyane: kwizera Imana n'umutima wose n'imbaraga n'ubugingo, ndetse no kutabeshyera abandi. Ni byinshi twavuze hejuru. Hano tugiye kuganira ibindi tudakwiye gukora nimba dushaka kubona ubugingo buhoraho. Ese mwene data, uze kurana hatarimo kimwe cya kintu udashaka ko bakoraho, bajya kwigishaho ukumva ntushaka ko bakivuga. Ariko mwene data, ntakivuze naba ngiye kuba umwanzi, kuko nkwifuriza ubugingo buhoraho. Ndagukunda, nicyo gituma nkwifuriza ubugingo buhoraho. Ndashaka ngo nimba mwene data utari wakihana, ubashe kuba wakihana kugira ngo uzabone ubugingo buhoraho. Reka dusome twihuse mu Bagalatiya ibice 5:19 kugera kwa 21. Ndaza kuvuga nitonze kugira ngo ugende wumva icyo dukwiye kwirinda bikomeye kugira ngo tutazabura ubwami bw'ijuru cyangwa se ubugingo buhoraho. Dusome mu izina rya Yesu. Dore imirimo ya kamere iragaragara niyi: gusambana no gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke, no gusenga ibishushanyo, no kuroga, no kwangana, no gutongana, n'ishyari, n'umujinya, n'amahane, no kwitandukanya, no kwirema ibice, no kugomanwa, no gusinda, n'ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo. Ndababwira hakiri kare, nk'uko nababwiye kera, yuko abakora ibisa bityo batazaragwa ubwami bw'Imana. Amen. Haleluya. Basoje bavuga, batanga warning cyangwa se icyitonderwa, cyangwa se bakwibutsa ngo nimba ibi byo hejuru kibikora, umenye ko aho uhagaze ni muri danger. Uwera wa Isirayeli arantumye kugira ngo nkubwire uyu munsi, haleluya, ngo ndababwira hakiri kare, nk'uko nababwiye kera, yuko abakora ibisa nk'ibyo tumaze kuvuga hano hejuru batazaragwa ubwami bw'Imana. Ari byo twabonye mu Bagalatiya ibice 5:19 kugera kwa 21. Ushatse wasoma witonze igihe wenda uzaba uri mu rugo. Ariko mwene data, hari ikindi gikomeye, sinabivuga byose, ni byinshi twagakwiye gukora, ariko byose bikubiye muri iri jambo. Dusome muri Matayo ibice 7:21. Mwene data, hari ijambo nshaka kukubwira. Abantu benshi barashaka ko Imana yumva ibyo bashaka, Imana igendera ku byo bashaka ko gukurikiza. Ariko Imana icyo ishaka nuko wowe nanjye tugendera ku byo ishaka ko dukurikiza. Ntabwo Imana igendera ku byo ushaka, ntabwo ishaka ko ukora ibyo ushaka, ahubwo ishaka ko ukora ibyo iyo ishaka. Haleluya. Ntabwo wowe ukwiye kureka Imana ngo yumve ibyo ushaka ari byo ukora. Haleluya. Reka dusome muri Matayo ibice 7:21 icyo ijambo ry'Imana rivuga abazabona ubwami bw'ijuru. Ibyo ntavuze byose bikubiye muri iri jambo. Umuntu wese umbwira ati mwami mwami, siwe uzinjira mu bwami bwo mu ijuru, keretse ukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Amen. Haleluya. Ukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka.
uwo nguwo azabona ubugingo buhoraho. Ntabwo ari kuvuga ni babandi baba mu rusengero gusa, ntabwo ari kuvuga ni babandi babwiriza gusa, ntabwo ari kuvuga ni babandi baririmba, babyina, basirimba, baririmba. Ntabwo ari cyo, ahubwo ukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Icyo nicyo gikenewe cyane. Muri Tito igice cya mbere ku murongo wa 16 niho havuga ngo bavuga yuko bazi Imana, ngo ariko bakabihakanisha ibyo bakora. Ese mwene data, ushobora kuba uri umuririmbyi ariko imirimo yawe y'ibyo ukora bihakana ko uri umukristo, kandi uri umuririmbyi. Ushobora kububwiriza mwene data, ariko nyuma yo kubwiriza ujya mu bimeze gute? Ushobora kuba uri usirimba, ariko nyuma yo gusirimba ujya mu bimeze bite? Ibyo byose ukora nimba bitari mu gushaka kw'Imana, nimba atari byo Imana ishaka, menya ko uri murahakanisha ko wizera Imana, cyangwa se kukunda Imana, cyangwa se kuzi Imana, ubihakanisha imirimo ukora. Ariko mwene data, turasabwa kugira ngo tubone ubugingo buhoraho, gukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Ibyo twavuze n'ibyo tutavuze dushobora kutabirondora byose, ariko uko bingana byose ukwiye gukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Amen. Kansoze mvuga ano magambo, turaza gusoma igitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 2 umurongo wa 2 kugera ku wa 5. Mwene data, icyo Imana yo mu ijuru igushakaho ni ukwihana, ndetse na cya kindi gisigaye, cya kindi udashaka ko abavuga butumwa bakoraho, cya kindi udashaka ko ukubwira ubutumwa akoraho, cya kindi bakubwira ukumva wanasohoka wanava no mu rusengero. Birababaje cyane, ariko nintabivuga ukabura ubugingo buhoraho, ndaba mpemutse. Niyo mpamvu uyu munsi nje kukubwira ngo ihane na cya kindi gisigaye kugira ngo ubone ubugingo buhoraho, kuko nutakihana gishobora cyonyine kukubuza ubugingo buhoraho. Kandi wariyitaga umukristo, kandi wariyitaga ko uzabona ubugingo buhoraho. Sinkubwiye ko utazabubona, ariko ndabukwifurije. Niyo mpamvu ngiye kukubwira ijambo. Kadusome mu Byahishuwe ibice 2 ku murongo wa 2 kugera ku wa 5. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nzi imirimo yawe n'umuhati wawe no kwihangana kwawe, kandi nzi yuko utabasha kwihanganira abanyangeso mbi, nuko wagenzuye abiyita intumwa kandi atarizo, ukabona ko ari abanyabinyoma. Uzi kwihangana, kandi warenganirijwe izina ryanjye ntiwacogora. Ariko rero mfite icyo nkugaya, nuko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Nuko ibuka aho wavuye ukagwa, wihane ukora imirimo nk'iya mbere, kuko nutabikora nzaza aho uri, nkure igitereko kitabaza cyawe ahacyo nutihana. Mwene data, Yesu Kristo, Imana Data, irakuzi uko ugenda, uko urara, ibyo utekereza, nta kintu wahihisha. Hano yabanje gushimira, nawe hari ibyo gushimira byinshi pe, byinshi. Ariko yasoza avuga ngo ariko hari icyo nkugaya, hari icyo nkugaya. Cya kindi utashaka kwihana, cya kindi bakubwira kikakurakaza ukumva udashaka kukirekura, icyo ngicyo naje kukubwira ngo kireke nacyo, cyihane kugira ngo ubone ubugingo buhoraho. Nutakihana, ubugingo buhoraho burajya kure yawe, kandi warakoze uko ushoboye ngo ubone ubugingo buhoraho. Ariko ndabyizeye ko Imana yo mu ijuru iza kugushoboza, ugashobora kuba wakihana nacyo kikavaho. Mwene data, soze mvuga iri jambo ngusaba kandi kugira ngo utekereze kuri iki kibazo ngiye kukubaza. Reka tugisome muri Mariko igice cya 8 ku murongo wa 36. Aba ngo kandi umuntu byamumarira iki gutunga ibintu byose byo mu isi niyakwa ubugingo bwe? Iri jambo rigaragaza agaciro k'ubugingo. Mwene data, ibyo ufite byose, ari ubutunzi uri gushakisha, ari ibikugira bizi byose, sinkubujije kuba bizi, ariko wibuke ubugingo bwawe ko ari ubw'agaciro kuruta ibyo byose urimo. Ujye ubusengera, ujye ubwibuka, ukora uko ushoboye, ukora ugushaka k'Uwiteka kugira ngo ubone ubugingo buhoraho. Mwene data, ese icyo cyaha ufite udashaka kurekura, ese ni cyiza kurusha ubugingo buhoraho? Ndahamya ndashidikanya ko
ubugingo buhoraho buruta agaciro ibyo utekereza n'ibyo utazi byose. Mwene data, nasoza nkubwira ngo Yesu Kristo ashaka kuguha ubugingo buhoraho, nicyo gituma adutuma akaduhira ijambo kugira ngo tukubwire. Ndizera ndashidikanya ko umwuka wera w'Imana agufasha ugatekereza aho kugira ngo ubugingo buhoraho, ahubwo ndakwinginze wereka n'icyo ngicyo. Sigara ikibazo kivuga ngo usigaje kimwe, icyo kimwe, ibyo bibiri, ibyo bitatu wowe uzi ku giti cyawe ukwiye kubireka kugira ngo Yesu Kristo akumurikire. Amen. Reka dusenge. Umwuka w'Uwiteka Imana agufashe kureka ndetse no gukora igikenewe cyose kugira ngo ubone ubugingo buhoraho mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Wera wa Isiraheli, ndagushimiye ko udukunda, ndagushimiye ko ushaka kuduha ubugingo buhoraho, ndagushimiye ko utweretse icyo dukwiye gukora kugira ngo tubone ubugingo buhoraho. Turakwinginze ngo umwuka wawe wera adushoboze, anesha imibiri, anesha ibitekerezo byacu n'ikindi cyose cyatubuza kubona ubugingo buhoraho, atuneshereze Mana. Mu izina rya Yesu Kristo nkuretse mwene data utarizera, ndawusanga umuhe kwizera kugira ngo azabone ubugingo buhoraho Mwami. Mu izina rya Yesu tuganiriye ijambo ryawe, tuvuze ijambo ryawe, ariko ndawusanga ngo imbaraga zawe ndetse n'ubushobozi bwawe bukore ku mitima ya buri wese wumvishije ijambo Mwami Yesu Kristo. Nuzaryumva ikindi gihe rimukoreho Mwami, abashe guhinduka, umwegereza ubugingo buhoraho. Ikimubuza ubugingo buhora cyose Mwami, ndawusanga ngo Mwami Yesu Kristo ubashe kukinesha gikurweho Mwami. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye. Icyubahiro kibi cyawe Mwami Yesu Kristo, twe dukomeze gucishwa bugufi. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye Papa. Amen. Imana ibahe imigisha. Abatarakora subscribe mukore subscribe. Imana ibahe imigisha.